niba uri kugabanya ibiro, ijambo metabolism uri kuryumva ahantu henshi, uraryumva mu video ureba, urarisoma mu binyamakuru usoma cyangwa se aho ibyo uri gusoma kugira ngo ushobore kumenya uburyo uri bwitware, ndetse hari n'ababikubwira ijambo metabolism nanjye nagiye ndikoresha mu video yanjye, amwe namwe mu video nagiye nkora kambe. Rero ndagira ngo uyu munsi tuganire ku ijambo metabolism ni iki, metabolism ni iki mu mubiri, ikora ite, ese ishobora kugufasha kuba wagabanya ibiro, ese ubwoko bwa metabolism ni ubuhe? Ntimucikwe kureba iyi video kuva itangiye kugeza irangiye kugira ngo ushobore kumenya ibyo ugomba kurya, uburyo ugomba kwitwara, ndetse n'ubuzima ugomba kubamo kugira ngo ushobore kumenya uburyo ushobora kugira metabolism ikora neza kandi ukagera ku nyigo yawe kugabanya ibiro umeze neza, ukagira umubiri wawe umeze neza, utameze nkaho umubiri wawe wacitse intege cyangwa se hari ikindi cyabuze mu mubiri, ukagabanya ibiro ugasa neza. Liliane IBYISHAKA muri kumwe, niba utarakora subscribe wibuke gukora subscribe ndetse ukore no kuzogera iri ku ruhande kugira ngo ujye ushobora kubona ubutumwa bukubwira ko hari video nshyashya yasohotse. Tuganira kuri sport, tukaganira ku byagufasha kugira ngo ushobore kunanuka ndetse n'ibyo wakora kugira ngo ugire ubuzima bwiza, yaba ari kugira uruhu rwiza ndetse n'umusatsi mwiza, ibyo byose tuzajya tubiganiraho. Metabolism ni imbaraga umubiri wacu ukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo ukore neza. Urugero, ushobora kwibaza se izi mbaraga zituruka he? Izi mbaraga dukoresha zituruka mu biryo turya, waba urya ibijumba, waba urya amafiriti, waba unywa amata, niho ibyo turya nibyo bitanga imbaraga metabolism ikenera kugira ngo umubiri wacu ukore neza. Kandi nanone wenda nk'urugero rutoya, hari igihe umuntu ashobora, abenshi bazi ko metabolism ikora ari uko umuntu ari gukora siporo cyangwa ari gukora imirimo y'imbaraga nyinshi, ariko waba uryamye, waba wicaye, waba uhagaze, waba ugenda, umubiri ugenda ukenera izo mbaraga. Rero nk'urugero, nimba wicaye umutima uri gukora, ubwonko buri gukora, ubuhumekero buri gukora, ibyo byose uko biri gukora nako bikenera imbaraga z'ibyo twariye kugira ngo umubiri wacu ushobore gukora neza. Rero tugiye kureba se ni gute ushobora gukoresha metabolism yacu neza, ukaba wamenya n'uburyo ushobora kurinda ibiro byawe. Metabolism rero irimo ibice bibiri, cyangwa se tukaba twavuga ko metabolism ikora mu buryo bubiri. Hari metabolism iri hejuru cyangwa se metabolism ikora neza, hakaba na metabolism iri hasi cyangwa se metabolism igenda buhoro. Aha rero niho umuntu ashobora kumenya se kugira ngo ngire metabolism iri hejuru ikore neza, ngire ubuzima bwiza, ni gute nabigenza, cyangwa se n'iki nakora. Nanone kugira ngo nirinde metabolism igenda buhoro cyangwa se iri hasi, ni igiki nakirinda ndetse n'ubuhe buzima nabamo. Ibyo ni byo rero turi bukomeze tureba mu ngingo zigiye gukurikira. Metabolism nyinshi rero, metabolism iri hejuru nibyo bituma bikwereka ko umubiri ukoresha imbaraga nyinshi, ndetse kandi akaba nibyo bituma umuntu ashobora kuba yagabanya ibiro cyangwa se yatakaza ibiro mu buryo bwiza. Naho rero iyo ufite metabolism igenda buhoro cyangwa se metabolism iri hasi, ni nako wongera ibiro, kuko na kalori wariye ntabwo ushobora kuzitakaza, uko uziriye niko ziguma mu mubiri. Ariko iyo ufite metabolism iri hejuru, ni ukuvuga ko iyo metabolism ibyo wariye, kalori wariye zishobora kuzitakaza mu buryo bworoshye kandi mu buryo bwihuse, akandi nibyo bishobora kugufasha kugabanya ibiro. Rero ni igiki gishobora kuba cyatuma metabolism yacu ihindagurika cyangwa se icyo metabolism yacu igenderaho? Harimo ubuzima tubayemo, hakazamo imyaka dufite ndetse n'uko duteye, ikindi kandi nuko exercise dukora cyangwa se sport dukora, icyanyuma ni diet, ibyo turya, marishime dufata. Ibyo byose ni ibintu bishobora gutuma metabolism yacu ihinduka cyangwa se imera uko imeze ubu ngubu. Kuvuga ngo rero ushobora kureba muri ibyo ngibyo ukamenya uko metabolism yawe ushobora kuyikontorora. Tugiye rero kureba uburyo muri ibyo ngibyo tumaze kuvuga, hari ibyo dushobora kugira icyo twakora. Nk'urugero, exercise dukora, ushobora guhindura sport ukora, metabolism yawe ukaba ushobora kuba yakora neza cyangwa se ikagenda buhoro. Ibiryo turya, ushobora kumenya ubwoko bw'ibiryo urya cyangwa se uko ugomba kubifata, bikaba byatuma metabolism yawe ikora neza cyangwa se idakora neza. Ndetse ikindi ni uko umenya uburyo ubuzima ubayeho, imibereho ubayeho, ese ubayeho ute, urishimye, umenya uko uryama. Ibyo byose ni ibintu ushobora kuba wahindura bikaba byagufasha. Urumva rero ko
nta kintu ushobora kwitwaza uvuga ngo metabolism ngo nta kintu umuntu yahindura. Wenda ku bijyanye n'imyaka uko dukora metabolism irahinduka, guhera ku myaka 20 usanga metabolism igenda ihinduka, n'ahandi uzasanga umuntu ku myaka 20 mu buryo utangiye kugenda uhinduka cyane nko ku bamama abantu iyo bamaze gushaka ubona ko batangira kugenda ukabona umubiri uri gufata ibiro byinshi, metabolism igenda igabanuka uko imyaka yiyongera. Ni byiza rero ko ureba bya bintu twavuze hejuru ushobora kuba wahindura, ukabona ibyo witaho kugira ngo ushobore kurwana na metabolism yawe ishobore gukora neza. Ushobora kwibaza ese n'iki twari tumaze kureba uburyo metabolism icyo ari cyo ndetse n'akamaro kayo, nibyo ushobora guhindura kugira ngo metabolism yawe ikore neza ndetse n'ibyo affecta metabolism. Rero ubu tugiye kureba ni igiki wakora kugira ngo ushobore kuba nagira metabolism iri ku rwego rwiza, metabolism ikora neza kandi nshobore kugabanya ibiro. Icya mbere rero ni metabolism. Ushaka kugira ngo ugire metabolism imeze neza ni ugukora siporo. Gukora siporo ukoresheje imbaraga, kugenda yego bifasha umubiri, umuntu yashobora gukora kuba yatakaza amakarori cyangwa se kuba yatuma metabolism ihinduka, ariko si kimwe nk'iyo ukoze siporo. Umuntu usimbuka umugozi, umuntu wirukanka nyine agakora siporo yo kwirukanka, agakora siporo yo guterura ibyuma, abo ngabo iyo bakoze siporo niyo yayirangije umubiri ukomeza kugenda usa nkaho ukomeje kugenda uta bya biro. Ntabwo ari kimwe rero niyo umuntu yagenze, iyo ugenze ukwicara birarangira, bikarangirira aho ngaho, bikarangira muri siporo. Ariko iyo ukora siporo zifite imbaraga nyinshi ni byiza cyane kuko bituma metabolism ishobora kwiyongera ikaba yagera ku rwego rwiza, kandi noneho bikagufasha kuba watakaza kalori nyinshi kuko umubiri nyine uba ukamenya ibyo utakaza, cyane cyane wenda tuvuge nimba ugenze metero 500. Nimba ugenze metero 500 ni ukuvuga ngo ushobora kuba watakaza kalori zingana na 300. Rero ni byiza ko ushobora kuba wakora siporo zifite imbaraga, urimo usimbuka umugozi, uterura ibyuma, kugira ngo na nyuma yaho ukomeze umubiri ukomeze kugwa muri ya eta yo gukora siporo, kugira ngo ukomeze kugenda ya makarori, utakaza bya binure biri ku mubiri. Kandi nanone iyo wakoze siporo bituma inyama zikomeza kwiyubaka zikamera neza, kuko hari igihe umuntu usanga akora siporo bikarangira ubona asa nkaho yabaye nk'umukecuru cyangwa umusaza, kubera ko yakoze siporo nyinshi cyane zirenze urugero, cyangwa se wenda atamenye yafashe amarishime gusa yibagirwa gukora siporo kugira ngo umubiri wiyubake. Iyo ukoze siporo umubiri uriyubaka ugatakaza ibiro ariko umubiri ukiyubaka. Ikindi cya kabiri ni uko niba ukora ugerageza kugendagenda, tuvuge nk'abantu bakora mu kazi bafite akazi ko gukora bicaye. Nimba wakoraga wicaye ukaba ufite wenda umara amasaha 8 wicaye, gerageza nimba rimwe na rimwe ukora uhagaze, ugendagende, ujye gufata amazi, uko ugendagenda. Nimba watumaga wigireyo, nimba wafata agasanseri uko uzamuke escalier, uko ibyo ngibyo uko bikora mu cyimbo wari kuba wicaye, ni nako metabolism yiyongera, umubiri ukaba wagira watibira. Nimba ikintu cyo kwicara gituma imbaraga watakazaga zigabanyuka ugereranyije n'izo watakazaga uri bwo kugendagenda. Ikindi ni ukuryama neza, kuryama bihagije, kuryama amasaha kugeza ku 8 ku muntu mukuru cyangwa se ku mwana kugeza ku masaha 10. Ni byiza rero kuryama bihagije. Hari abantu baryama nyuma ya saa 6, yego ni byiza nabyo biraruhura, ariko cyane umubiri w'umuntu wubatse ku buryo kuryama nijoro ari byo bifite umumaro cyane kurusha kuryama ku manywa. Nimba uryamye nijoro rero ryama amasaha ahagije, kandi kuko iyo uryamye nijoro bikurinda stress, bigatuma umubiri wawe ushobora kuba wakoresha isukari yawo, kuko hari umubiri iyo utaryamye ngo uruhuke ni handi iyo ugeze ku manywa usanga isukari yo mu mubiri udashobora kuyikoresha kubera umubiri uba unaniwe. Ikindi bikakurinda stress, bituma metabolism ikora neza, kandi umubiri iyo waryamye neza ntabwo ugira ikibazo cy'inzara. Iyo utaryamye wumva ufite inzara. Rero ni byiza kuryama ukaruhura umubiri, ni handi rero metabolism yawe iziyongera ikagera ku rwego rwiza. Rero nanone ikintu twavuga gifasha metabolism kugira ngo ibe iri hejuru cyangwa se ibe imeze neza kugira ngo ushobore kugabanya ibiro, hari ibyo ugomba kurya. Ugomba kurya ibiryo birimo potassium, ugomba kurya ibiryo birimo fiber, ugomba kurya ibiryo
ugomba kurya ibiryo birimo vitamine B cyangwa se wenda ukagura vitamine B mu mafarumasi bahari kugira ngo ushobore kongera vitamine B. Ibyo byose bituma nka potassium, iyo ibiryo birimo potassium bituma uhora uhaze, bikakurinda kuba watuma ugira inzara ngo ube warya inshuro nyinshi. Noneho rero bya biryo wariye bikeya umubiri ushobora no kubikoresha, none ugasanga metabolism yawe imeze neza. Mu bindi biryo rero ugomba kurya birimo kugira ngo ushobore kuba wagira metabolism imeze neza, ushobora no kugira ugabanya ibiro, metabolism yawe iri hejuru, ugomba kunywa amazi menshi. Kunywa amazi menshi ni ikintu nkunda kuvugaho cyane. Ugomba kunywa amazi, nta nubwo ari ukuvuga ngo ni icyifuzo, bibaye byiza bigira itegeko ujye unywa amazi menshi hagati ya litiro 2 kugeza kuri litiro 3 ku munsi. Kandi noneho hari uburyo nanone ushobora kuba wanywa amazi kugira wenda ukarya amasosi, arimo amasosi amapotage cyane kuko amapotage nubwo wenda bari potage ari isosi cyangwa se iyindi sosi wakoresha, ariko akaba ari isosi ikungahaye ku mboga kuko ibirimo amazi, ukaba wayikoresha mbere yo kurya kugira ngo bigufashe kuba nyine uza kubuhaze, none uza kurya bya biryo bikeya. Nanone kunywa amazi mbere yo kurya nabyo ni byiza, bizatuma urya ibiryo bike kuko uzabuhaze. Ikindi nanone ni ukurya imbuto, kurya imboga ndetse no kurya snacks akungahaye ku mbuto no ku mboga, kugira ngo bize kugufasha mu gihe ugiye kurya, bize kugufasha kurya ibiryo bikeya, noneho bize gutuma noneho metabolism yawe iba nayo ibiri hejuru imeze neza. Nanone ukibuka kunywa icyayi cya green tea. Hari abantu banywa icyayi cya green tea ariko kikaba atari green tea, n'ubundi bashyizemo ibindi bintu byinshi cyane bitari byiza ku mubiri w'umuntu. Ibyiza menya kunywa icyayi cya green tea cyiza, harimo ubwoko bwinshi. Wige gukora icyayi cya green tea kizajya kigufasha kuba watuma ugusinga metabolism yawe. Nanone kandi ni byiza ko wirinda ibinyobwa bikungahaye ku masukari nk'amafanta, ji, amabyeri, kuko biba birimo isukari nyinshi kandi akaba atari nziza ku mubiri. Nimba uri kumva regime ushaka kugira ngo ugabanye ibiro kandi ubustige metabolism yawe imere neza, ugomba kwirinda ibyo binyobwa. Abagabo metabolism yabo irihuta cyane kurusha abagore, kuko abagabo urebye iyo bagiye gutakaza amakarori usanga batakaza karori zingana n'igihumbi kimwe 400 kugeza ku 600 ku munsi, ariko abagore ugasanga batakaza 1200 kugeza ku 1400 ku munsi. Urumva rero ko abagore ushaka kugira ngo utakaze ibiro ugomba gukora byikubye iby'umugabo, kuko umugabo we usanga afite inyama cyane kurusha abagore bo, tusanga tubyibushye nyine umubiri kurusha abagabo rero umubiri wabo uroroshye cyane, biraborohera kuba batakaza ibiro. Rero naho ubutaha bazakureba n'izindi video nagiye nkora kugira ngo zize gufasha kugira ngo uhuze na metabolism, kandi wibuke gukora subscribe ndetse na comment uze kumbwira uko ubyumva cyangwa se nawe icyo wakoze kugira ngo ushobore kugabanya ibiro. Ciao.